Reka nongere mbasuze mbifuriza kugira umugoroba mwiza abadukurikiye ari ku mugoroba, abadukurikiye ari ku masaha yo kumanywa mukomeza mugire umunsi mwiza, ndetse n'abadukurikiye ari mu masaha y'igitondo mukomeze mugire igitondo cyiza. Mbaye ikaze, nitwa Janvier Mukama kuri Mukama Sports. Tuje kugaruka ku makuru y'imikino agezweho kano kanya, amakuru ari kuvugwa muri equipe ya APR Football Club. Ntago dushaka negativities ngo ziza mbere ya deriba, ariko amakuru ahari tugomba kugenda tuyabagezaho byose mukagenda mu bimenya, mukamenya ngo ibintu byose bihagaze gute muri equipe ya APR Football Club. Kano kanya tugiye kurebera hamwe abakinnyi bakomeye cyane bagera kuri 12 bagiye basoje amasezerano muri equipe ya APR Football Club. Nibwo tuza kureba nese ko kubundi ninde APR Football Club muri aba bakinnyi ngiye kuba nkubwira muri iki kiganiro tugiye kugarukaho ni bande yagakwiye kongerera amasezerano. Akaba ari uko rero ibintu bihagaze, icyo musabwa ni ukugumana nanjye gusa kuri Mukama Sports, mugakanda subscribe, mugasharinga ikiganiro kugira ngo n'abandi bagende babona amakuru atandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Nk'ibisanzwe nitwa Janvier Mukama, nkomeza kubabwira ko kuri business abashaka kwamamaza ku muyoboro wa YouTube wacu bw'amakampani atandukanye, abacuruzi batandukanye bikorera bashaka ko tubamariza ibintu byabo, muhamagare 0786582459. iyo nimero wanayandikira kuri WhatsApp, nabyo birashoboka kandi cyane. Tudatinze rero kuri uyu munsi nibwo hajya hanze amakuru y'ibanga akomeye cyane, by'umwihariko ku bakinnyi ba equipe ya APR Football Club bagiye gusoza amasezerano muri uyu mwaka wa 2026. Ubwo nisoza 2025-2026 irarangira nabo basoje amasezerano yabo bari bafitiye equipe ya APR Football Club. Niho tuza kurebera ngo ni bande bagakwiye kuba abongererwa amasezerano. Turavuga umwe kuri umwe kugira ngo namwe muri commentaire muze kubona uburyo mutangamo ibitekerezo, uko biremewe ko watanga igitekerezo bitewe naho inkuru igeze, ndetse ukaba wanatanga n'ikindi igitekerezo muri rusange. Equipe ya APR Football Club ifite abakinnyi bagera kuri 12 bamaze kuba abasoza amasezerano. Tuhera ku munyezamu. Abanyezamu babiri nibo bagiye gusoza amasezerano muri iyi impeshyi, ko kontara y'umukinnyi uri professionnel bundi irangira mu kwezi kwa gatandatu. Ishimwe Jean Pierre, umunyezamu ufatwa nk'uwa mbere ari kwa APR Football Club wavunitse, nawe numwe mu bakinnyi bagomba gusoza amasezerano bari bafite equipe ya APR Football Club mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu. Ubwo ni ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo contract y'umukinnyi ibirangiye abafitanye na club. Contrat iri professionnel plutôt mumbabarire, contrat iri professionnel umukinnyi ngo iba irangiye. Ikibazo mbaza hano kuri Jean Pierre, kurikije performance yo kuva 2019 2020 gutyo 2019-2020 nibwo witwa Adil Mohamed Erad yafashe Jean Pierre amushyira mu izamu nyuma y'amakosa witwa Omar Rwabugiri yari akoreye muri Kenya, agatuma ikipe ya APR Football Club itagera mu matsinda. Rwabugiri Omar itava mu izamu, hajyamo Ishimwe Jean Pierre afatiraho, atwara na APR Football Club ibikombe byinshi cyane, byinshi bya shampiyona. Icyamara aragitwaye, cy'intwara aratwara, agera kuri finale nyirango ya Mapinduzi, finale ya Sekafa arayikina. Numuzamu wakoze ibintu bikomeye cyane muri equipe ya APR Football Club. Ikibazo mbaza, ese ari wowe uri muri charges yo kongera amasezerano abakinnyi? Ishimwe Jean Pierre numwe wakinnyi wakongerera amasezerano muri equipe ya APR Football Club, ugendeye gukurikiza performance yakoze, yabonaga umwanya muri equipe ya APR Football Club, ibyo yafashe equipe ya Nyamukarya mu gihugu cya Simitutu, ibyo amaze kugeraho kano kanya, wamwongerera amasezerano? Ni ikibazo ndimo ndabaza mwebwe mukurikiye Mukama Sports. Turimo turaganira n'abakinnyi bahari. Undi munyezamu bamwita Ivan Ruhamya Nkiko, umupeti abantu mwe mu bazamu beze equipe ya APR Football Club ifite. Nahamya neza ko rwose nge nahamya, ntago mvuze ngo nahamya neza ko ari umwe mu banyezamu kubwanjye ku giti cyanjye nka Janvier Mukama bishoboka namuhereza contract
nkazana umunyezamu umurusha experience, ubwo urumva ngiye namaze gufata side ko n'umwe mu banyezamu beza cyane ikipe ya APR Football Club ni mutakaza izabihombye. Nyanga amakosa yakoze ni make mu mikino yagiye akinira ekipe ya APR Football Club. Rero Ruhamya Nkiko nawe n'umwe mu banyezamu ari gusoza amasezerano. Point of view yawe hano ni iyihe kuri Ruhamya Nkiko? Ese wamwongerera amasezerano cyangwa ntago yamuhereza wamureka nawe akajya gushaka aho akina? Ibyo nabyo birashoboka cyane ko niba APR Football Club yarafashe umwanya igereza Shinkena Pierre tukamubona, why not na Ruhamya Nkiko tutamubona ko ari umwe mu banyezamu no beza mu penalty shootout. Abantu baramuzi mu penalty shootout, umwe mu banyezamu bazi kuzikuramo cyane, umwe mu banyezamu bakinisha ibirenge bavuga. Ngera mwarabibonye kuri match equipe ya Mukura Victory Sport ejo muri gihe Adolphe yagiraga ikibazo, umwe mu bakinyi bahagaze neza cyane ndetse basigaye ku rugo neza muri rusange. Urumva rero n'umwe mu banyezamu akomeye cyane. APR Football Club yamwongerera amasezerano cyangwa se ikamwohereza muri equipe ya Marine cyangwa se gashaka kandi ani mutiza simpaka muri Marine, aho yo hose yajya agakina akabona umwanya, ubundi APR Football Club ikazamugarura amaze gukura, amaze kugira experience. Birashoboka cyane ko byabyoroshye bamutiza nka za Kiyovu za Kigali zidafite amikoro ahagije ku buryo banazagura abakinnyi, wamutiza umwaka umwe imyaka ibiri akagaruka ari urwema amaze kugira experience, akaba yaza agafasha muri ekipe ya APR Football Club. Tugiye mu gice cy'ubugugarizi, bamwita Claude Niyomugabo kapiteni, nawe ari mu bakinnyi bari gusoza amasezerano muri ekipe ya APR Football Club. Gusa nta kabuza, ndahamya ntashidikanya ko ari umwe mu bakinnyi bazaninga contract yabo muri ekipe ya APR Football Club. Nabo rwose ari mu bakinnyi bagomba kubona contract, kuko Gatiritiri n'umwe mu bakinnyi bakina neza cyane muri ekipe ya APR Football Club. Contribution ye urayibona ndetse n'akantu ka leadership urakabona muri ekipe ya APR Football Club. Rero mumbabarire, ndahamya neza ko Gatiritiri n'umwe bakinnyi bagomba guhabwa amasezerano muri ekipe ya APR Football Club. Niyo mugabo Jean Claude ntago tumutinda kuko n'umwe bakinnyi ngenderwaho ba ekipe ya APR Football Club, umwe muri ba nimero 3 beza bari mu gihugu. Twarabibonye umutoza witwa Stephen Constantine avuga ati we fata iminota yose imikino yose ya FIFA series Korode yarayiteye ayitera neza bigaragara. Ubwo rero nawe n'umwe bakinyi bari gusoza amasezerano muri iyi mpeshyi cyangwa se mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu, n'umwe bakinyi bazaba abasoje kontra muri ekipe ya APR Football Club. Undi ni mugenze n'ubundi wo defenseur, ubundi ni Byiringiro Jean Libert Kagege, nawe akaba asoje amasezerano muri kwezi kwa gatandatu, nibwo azaba asoje amasezerano muri ekipe ya APR Football Club. Nawe mpamya neza ntashidikanya ko APR Football Club igomba kumwongerera amasezerano, ahubwo bakamureza amasezerano y'imyaka 4. Bakamureza amasezerano y'imyaka 4 akaguma muri ekipe ya APR Football Club, kuko n'umwe mu right back beza bari muri iki gihugu. Ndahamya neza ko nta no right back n'umwe umurusha, even nuwo bagomba kuzana zaza aje gusimbura Ombolenga Fitina, ndetse no kuza abakinnyi babiri ku mwanya, cyangwa se babiri ku mwanya. Reka mbivuge muri ubwo buryo ngo uwo bazaza rero nzaba mubabwira makuru ndi kugenda nkuru rwose. Transfer igomba gukorwa hano Petit urimo no makipe asa n'ari manini, ukina kuri kabiri umeze neza cyane, ugomba kuza gusimbura Fitina Omba Renga, nawe ushobora gutandukana na ekipe ya APR Football Club utari hano, ko nabivuze mu kiganiro giheruka. Abakinnyi bazava muri ekipe ya APR Football Club bashobora gutandukana nabo uretse kuba afite contract y'umwaka wasigaje muri ekipe ya APR Football Club. Undi usoje amasezerano bamwita Nshimiyimana Yunus Watara. Nshimiyimana Yunus Watara nawe ari mu bakinnyi basoje amasezerano yabo muri ekipe ya APR Football Club. Nawe akaba ari umwe bakinnyi bagomba kongererwa amasezerano muri ekipe ya APR Football Club mu kwezi kwa gatandatu, ubwo Mercato izaba itangiye. Yunus Watara ni umwe mu bakinnyi bazasinyira APR Football Club amasezerano mashya. Gusa inama nagira bano bakinnyi nanababwira ko bakomeza gutegura derby neza cyane. Abazongererwa amasezerano mugomba kongera amasezerano afatika, pani imyaka 2, musabe kuva ku myaka 3 kugera ku myaka 5. Ega namwe muri buryo mwanagurishwa, ariko nanone biba mu nyungu zanyu, bikabigomba cya ekipe muri rusange, kuko ngubu ufite kubyanga kongera amasezerano. Bati ngendagendera ubuntu singuma hano.
icyo gihe iyo ugiye mu ekipe ifite amafaranga bagukubita urufito rwawe ukarwirira uwumwe peke nta muntu ukwivangiye muri dosiye. Ubwo rero Yunus Ouattara nawe n'umwe mu bakinnyi bagomba kongererwa amasezerano muri ekipe ya APR Football Club, akaba ari nawe n'umwe mu basoje amasezerano muri ekipe ya APR Football Club. Muri make mwaka w'imikino muri APR Football Club in case batakongererwa amasezerano, iyi niwo mwaka wabo wa nyuma bari gukinira ekipe ya APR Football Club. Undi mukinnyi ni Nigena Clement. Ndanya neza ko APR Football Club bitari no kumubara, ko si ntago mpamya neza ko ikwiye kuba no kumubara, kuko n'umukinnyi binavuga ko yamaze kuba sinyira ari hira sinye pre contract, ariko nanone bikavuga ko APR Football Club nayo yamwofarinze the same contract 3 years. Nyirango cyama nize vuga ngibyo bafite bari guhegeza Clement na APR ifite ubushobozi bwo kubimuhereza. Clement kuri nge ntago agakwiye gutandukana na ekipe ya APR Football Club. Niba koko yarasinye ekipe yari Hilal Omdurman ni big move, kuko bano banyasudan abantu bafite experience amaze kugera kuri level irenze champion ya hano mu Rwanda. So kuri Clement kuba yasinya contract muri ekipe yari Hilal Omdurman ntago ari bibi cyane, ndetse si na bibi, by the way ntago ari na bibi, ni big move, ni intambwe ikomeye ubwe yabateye, kuko byaba ari n'urugero rwiza no mujyana ku mugabane w'uburayi, kuko ano makipe aracuruza cyane. Ubwo ikindi twagarukaho ni umukinnyi nawe Aline Soane, ibyo ntago mbigarukaho, we turabizi ko agomba kuva muri ekipe ya APR Football Club. Undi akaba Jean Bosco Ruboneka nawe nimwe mu bakinnyi basoje amasezerano muri ekipe ya APR Football Club. Mpamya neza ko cyaba ari igihe cy'uko bamureka akagenda bakazamura undi mwana, cyangwa se nakongerwa nk'amazina y'imyaka nk'ibiri, akaba ari guteraho mu gihe bari gutegura abakinnyi barimo nahingiye kumena ibanga bagomba kuza. Ubwo rero nibyo agomba kuva muri ekipe ya APR Football Club cyangwa se akagumamo. Birashoboka cyane ko APR Football Club iri guguzaringa iyo option. Nanone ariko amakuru akavuga ko mu gihe haba haje amakipe yo hanze, Ruboneka yiteguye gusohoka muri ekipe ya APR Football Club ku kiguzi cyose, ko amasezerano yazaba arangiye azategereza arebe niba ari ekipe yo hanze imushaka, kuko nyango numwe abantu babajwe no kuba ataragiye muri ekipe ya Azam. Ruboneka yarababaye cyane ko APR Football Club yaranze kumugurisha muri ekipe ya Azam. Ubwo rero Ruboneka nakaba ari gusoza amasezerano, bikaba biteganyijwe ko nawe rwose arimo APR Football Club izaganiriza, ikaba yabongerera amasezerano bakaguma muri ekipe ya APR Football Club. Undi mukinnyi ugiye gusoza amasezerano mwita Lamine Ba, nayo nabikubwiye mu kiganiro giheruka mvuga mu bakinnyi bazatandukana na ekipe ya APR Football Club. Akaba Lamine Ba ava muri ekipe ya APR Football Club muri Isama, akaba yajya gushaka ahandi hantu yerekeza muri rusange. Akaba ari uko bimeze ku ruhande rw'ekipe ya APR Football Club na Lamine Ba, bamaze kuba bemeranya ko Lamine Ba we azasohoka muri ekipe ya APR Football Club, amasezerano ye azaba arangiye. Ubwo rero undi mukinnyi ni Gilbert Mugisha Barafinduzi, igitego kimwe mu mikino senkani, agomba kuva muri ekipe ya APR Football Club. Ku makuru mfite rwose amahirwe nka 90% Gilbert Mugisha azava muri ekipe ya APR Football Club. Bagiye kumuribera, agiye gushaka ibindi mirimo ahandi ayikorera. Ni umukinnyi mwiza, ariko umukinnyi nka rutahizamu cyangwa se ubushaka ibitego, yatabonye igitego n'ubundi biba bigoranye cyane kugaragaza uburyo ari mwiza. Iyo bagiye kubwira ngo sobanura uyu mukinnyi uburyo ari mwiza birakuvuna, kuko Rudy nta gitego afite, nta assist. Season y'imikino 30 yarangiye mu gishaje yatsindiye igitego kimwe cya penalty yatsindiye Musanze. Ubundi APR tunga umukinnyi umeze gutyo gute? Cyakejo ubundi yatsindiye igitego kuri Etincelle mu gikombe cy'amahoro. Igitego rwose warakibonye ko ari cyiza, ariko nagara umukinnyi aka kanya ku bwanjye deservinga kuba ari muri ekipe ya APR Football Club. Niba koko ekipe ya APR Football Club ishaka kuba ekipe iri very competitive internationally, Gilbert Mugisha ntabwo akwiye kuba ari umukinnyi uri muri APR Football Club. Reka n'impamvu abanzamo bodaboda wanjye akajya hanze ntabwo mba mbyumva. Kiwanuka mu mahoro arayibiza icyuya. Mugure tike gusa mujye ku mahoro, umureba bize icyuya mukeba sha. Abakunzi ba APR niko bavuga mutamfata mu gatebo ka bantuza.
so akaba ari uko rero bimeze kuri Gilbert Mugisha. Undi mukinnyi ugomba gusoza amasezerano bamwita Mamadusi, umwe mu bashushu ba equipe bakunze ba equipe ya APR Football Club. Abakunze APR baramukunda ndetse na APR Football Club amakuru hari nuko ishaka kumwongerera amasezerano, ariko akaba ari attempted na offers ziri guturuka mu gihugu cya Tanzania muri equipe ya Simba Sport Club ndetse by'umwihariko na equipe ya Azam itozwa n'umutoza Forara Ibenge Ikwanga wifuje n'umukinnyi ubwo yari akiri muri ya equipe yo muri Mauritania itano wa shoti APR yamukuyemo. Forara Ibenge yamushakaga muri Al-Hilal Omdurman, rero kuva yajya muri Azam Forara Ibenge na n'ubu aracyashaka kwitwa Mamadusi, rero nawe ari mu mwe bakinnyi baza gusoza amasezerano yabo muri equipe ya APR Football Club. Undi mukinnyi nashatse gusorezaho wanyuma superstar super striker bamwita Djibril Ouattara, nawe rwose ni umwe mu bakinnyi baza gusoza amasezerano yabo muri equipe ya APR Football Club mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu. Uyu nguyu ntago biri indiscutable, agomba kongera amasezerano ya equipe ya APR Football Club niba bashaka gukomeza kuba ikipe ikomeye. Djibril Ouattara ni mu kubita contract, ubundi ibintu byose birushaho kugenda bigenda neza cyane. Ngo rero akaba ari abakinnyi bagiye barangije amasezerano, tutegereje kureba ko niba APR Football Club izabongerera amasezerano, ibintu byose bikarushaho kugenda bigenda neza cyane. Muri abakinnyi uko ari 12 ninde mubona agiye kongererwa amasezerano, byose mujye muri commentaire. Ubwo ndavuga Djibril Ouattara, Ishimwe Jean Pierre, Ruhamyankiko Ivan, back four equipe ya APR Football Club yose. Nibwo ndavuga Gilbert Byiringiro, niyo mugabo Claude, Nshimimana Yunus, Nigena Clement, Arinus Wane, Ruboneka Jean Bosco, Lamine Ba, Gilbert Mugisha na Mamadusi. Wowe ubona ari bande equipe ya APR Football Club ikwiye kuribera bakagenda, abandi kaba yabongerera amasezerano. Muri commentaire iteje imyaka turabyakira, mukomeze mugobwe neza, mugoroba mwiza, itondo cyiza, umunsi mwiza muherere hose mu bice bigiye bitandukanye by'isi, mu Rwanda, hanze yarwo, abari Burayi no muri Afrika ndetse muri Amerika na Asia na Australia, mwese mukomeze mugire ibihe byiza. Ariko nanone nimero yanjye wanayikoresha uri kumuro ari umuntu ushaka gutera inkunga Mukama Sports, birashoboka nabyo cyane. Mukomeze mugire ibihe byiza, tuzagura amayandi makuru yacu ataha.